Hello, ndabasuhuje. Amazina yanjye ndi wawe Alex. Nkuko mubizi, iki ari icyo turi kuvuga cya Fortune Retail. Icyo kintu kibazo turi kwibandaho mu iyi minsi. Mwaka kanya nakiriye icyo bita voice note y'umukunzi wanjye cyangwa umukunzi wacu cyangwa umuntu dufatanyije muri business ya Fortune Retail. Benshi muyirimo kandi benshi mutewe impungenge y'amafaranga yanyu. Niyo mpamvu kubw'uyu munsi ansabye yuko igitekerezo amaye nshobora kuba nagishyira kuri YouTube ngo mwe mwakumva ibyo ayivugaho. Ese uyu muntu ibyo avuga muri ubundi murabyumvikanaho? Ese ubundi birashoboka? Nawe niba wumva hari icyo ushobora kuba wakungana, ushobora gutanga comment cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp, nawe icyo ushaka tukaba twakigeza ku banyarwanda. Ubaye ufite amakuru y'uko kubikuza biri gukunda cyangwa we ushobora kuba ubizi, ushobora kutubwira, kuko nge amakuru n'ubundi nyabafitiye ku wa mbere niho bigomba byose kuba byarangira. Kandi ikibazo cy'uko iyi business, iyi system yabaye ifunze, nabyo ndaje mbivuga muri video ngiye gushyira mu kanya. Mubanze muvuge kuri iyi voice note y'uyu mukunzi wacu. Ese ibyo avuga birumvikana? Ubundi se birashoboka kuri business online? Namwe mu gihe cyo mwandika muri comment mubashe kugenda mwunganirana, then tubashe kugenda dufashanya, ariko tugenda dusunika iminsi. Murakoze cyane, nizeye ko mugiye kumva iyi voice note. None se brother Ewan, jewe Ewan kabisa sinzi, biri compliqué pe. Ahubwo twebwe wenda icyifuzo twari dufite, kuko abanyarwanda bashoye amafaranga yabo kuri iyo Fortune Retail ni abanyarwanda benshi pe. Ahubwo ngewe icyo numva wenda iyi company cyangwa se iyi business ikintu bakora, bo bareba ukuntu basubiza abanyarwanda amafaranga yabo kabisa, impundi ibindi bikaza nyuma. Kuko se niba twarashoye basafadari nibagumana inyungu yabo, just baduhereza amafaranga yacu. Niba bitanashoboka, ubwo nyine wa mungani, niba ari business ihari ko kizwi, ikurikiranwe nyine n'inzego zibifitiye ububasha, badusubiza amafaranga yacu, kuko ibyo ntabwo bishoboka. Yego koko natwe turi abantu bakuru twarabirebaga, iriya nyungu ntabwo ibaho, yego birumvikana, ariko nanone just in terms nyine munaniwe kunegosiya ngo mwumvikane n'abantu, ntacyo biba bitwaye. N'ubundi ntitwabahombeje, ntacyo twakoze, amafaranga bacuruje ni ayacu. Wenda nibashyireho deadline batubwire bati kugeza isaha iyi amafaranga tuzaba turangije kuyacuruza, yanyu yabonetse tuyabasubize, nta kibazo, inyungu yabo bazayigumane kabisa. Kuko ibi bintu byabo nose ni gute ngewe umbwira ngo uransaba kubikuza amafaranga hafi ibihumbi 100, nongereho 50 ze nongeraho iki? Bayakuye se muri ariya dufiteho hariya? Kuki batayakuramo muri ariya dufiteho hariya bakatubwira ngo ibyo ntabwo byumvikana man. Iyo mibare ni nabaho. Aba bantu reka mbabwize n'ukuri, aba bantu ni abasikama, barimo baradukinira ku mitwe. Ahubwo ngewe nawe rwose uri kuri YouTube, inama nakubwiye ugira abanyarwanda inama, ntihagire umuntu wongera gushyiramo amafaranga ye muhari, kuko ku izina ry'Imana nibanayashyiramo ariya yandi ntayo bari bubone. Ziriya ni izindi katabazanye kugira ngo nanone bagire iki, bagumye biba abanyarwanda. Ibyo bintu urumva bibaho? Njye naguha amafaranga narangiza nkakwaka ndi ngo kugira ngo uhaya mbere naguhaye? Ibyo bintu birashoboka, bibaho? Ibyo ni ubujura rwose. Njye wenda ni nk'inyugangizi nagira ngo kireho, at least wenda sindi kubivuga ko ngo mbabaye cyane cyangwa ikihoya. Njyana n'amafaranga wenda menshi nashoyemo ngereranyije nk'ay'abandi bashoyemo, ariko ubwo urumva Ewana ni ibintu biri compliqué, ni ibintu biri bizarre. Ibyo bintu ntibibaho. Ahubwo abo bagabo niba wenda mufite aho tubakurikiranira n'iki, ndi kumva twabinfominga bakadusubiza just amafaranga yacu, bagashyiraho n'igihe wenda deadline, buri munyarwanda azaba, niba ari amasimukadi ariho amafaranga yacu bafunze nabyo bikamenyekana, tukagenda bakazifungura, buri munyarwanda agasubizwa amafaranga ye. Just business, nta kibazo. Uwumva afite nta kibazo, kuko reba nk'iriya meeting batubwiraga ko bari gutegura izabera Radisson Blu kuri 28. Nta muntu uzi
ubu gahunda ese izaba ntizaba, nabwo hahise habamo iki kibazo cyo kubikuza. Just sebo urumva ari abaswa, ibise babikoreye iki niba ahubwo just ni tricks barimo baragumya badushyiraho kugira ngo tubahe n'andi mafaranga bagumye bagira. Ikindi kintu gitangaje kuki bahora bahinduranya amanimero, ntibagira nimero imwe yoherezwaho amafaranga, nimero zihora zihindura. Ibi bintu ntago twe rwose bambabarire, ariko ibi bintu ntago ari ukuri, sindabibonamo ukuri. Byibura iyo bazavuga ati ngo banking system is upgraded, wenda bagahita batubwira bati ubu ngubu byibura wapfa kubikuza, umuntu akabikuza bikanakunda. Basi niyo banashyiraho nayo mananiza bakavuga ati umuntu aranabikuza n'iryi, ntibaza ahantu udashobora no kubikuza n'amafaranga 5,000 cyangwa 1,000. Ibyo ni amananiza, amafaranga yacu. Njyewe uko nabibonye, abo bantu ni abasikama, twabahaye amafaranga yacu, bari bakeneye amafaranga yo kurya. Just biriya ni ibintu biri hariya nk'ibipupe, abantu bazi ko nyine ari ibintu bizima. Just ni ibintu biri hariya by'ibihimbano, nimunakurikirana. Ahubwo mwebwe rwose mureke dukurikirane, ni abantu tumenye ibyabo, tubabwire badusubize amafaranga yacu niba bishoboka, cyangwa se inzego zibifitiye ububasha zibakurikirane. Njye nibyo numva bizima rwose. Naho ubundi icyo kuvuga ngo turongera andi mafaranga cyo abantu bagikozwa ni bake cyane, ntibishoboka. Nta nubwo ibyo bintu bibaho, ntabwo bibaho.